simple gute watangiye ariko ibintu uri kuvuga wabyumvishije oh yes mwiriwe neza. Hello guys, mumeze mute? Bahaye ikaze ku muryango wacu mugari wa YouTube channel 10 to 10. Ndashimira cyane abantu bakomeje kubana natwe, bakomeje kuduha support. God bless you so much. Muri ab'ingenzi cyane. Yego. Kandi bakomeje kutwereka ko bari kudufasha kuduha support. Bari kuduha support. Atari mwe ntago duhari. Murakoze. Stefani ko mbana umunsi uri kuvuga ubunebwe. Tubunebwe ndatago. Ubu bintu biravamo. Mfite ubunebwe umeze ute? Ari n'ikirere. Ako ngiye impamvu mfite ubunebwe. Buriya kenshi abantu bavugana ubunebwe bari slow kuntu. Baba bagira umutima mwiza. Ahubwo nibo bantu bari abagome. Bagira umutima mwiza. Abantu bavuga bari slow. Akuzi ko mwarakaye. Oya nukuri. Tugira umutima mwiza. Abantu babi bafite imitima mibi, abantu bahorana imishiha. Ese ninjye muri kubwira gutya. Baseka akabonamo ikibazo, baciceka bakabonamo ikibazo. Bagenda akabonamo ikibazo. Mushaka mwanyumvishe nabi. Ntago navuze abantu batavuga. Navuze aba bantu nyine batwara ibintu gakeya. Bavuga gakeya boroheje, bavuga makeya. Ashwi. Uza abantu bavuga batuje ni abantu ubusanga akantu kose bakitaho. Bagira na analyse cyane. Buriya se. Nyine niba ari n'umubuciyeho aba yabonye kare. Oya. No si byo ko bitandukanye nanjye. Ngiye nita ku bintu bike cyane. Wita ku bintu bike. Nita ku bintu bike ku buryo ubu ngubu aribwo ndi kwiga kwita ku bintu. Buriya kwita ku bintu ni bibi. Kuba careless ni bibi. Ntabwo ari kuba careless, hari no kwita ku bintu cyane ugakabya. N'ubundi nabyo ibintu byose rega iyo birenze biba bibi. Niyo bibaye bikeya. Ariko kugira ngo mbe umuntu utuje ucecetse umeze gutya. Nakwibera umusazi. Ubwo rero uri umugome ko nawe uratuje. Sibyara. Nakwibera umusazi. Nabagame gusa bibereye hano. Turi mu ndiri y'abagome. Gusa abantu batuje nyine. Abantu batuje niko bigaragara. Oya ngiye ngira umutima mwiza. Ariko hari n'umuntu utuje. Hari n'umuntu utuje. Ubu biba biraho. Ariko la majorité abenshi umubare mwinshi pourcentage y'abantu baba calme cyane bagatuza. Kubera ko ni n'abantu ibintu byose babishiramo ubwenge. Ariko abantu b'abasazi bakunda gutera story nyuma y'umutwera. Ibintu byose babishiramo ubwenge kandi hari igihe bisaba ko hari ibintu ujyamo ubwenge wabusize inyuma. Nk'ibikisuka. Nese ibintu byose bishiramo ubwenge. Waraburiza. Hari ibintu usaba ku bwenge ubushize ku ruhande. No reka nkwerekere ikintu cya mbere kibi kibaho. Niba hari ikintu cya mbere umuntu nigeze kubaza Yves ndamubaza ari uguhemukirwa n'umuntu wabigambiriye. Nyine umuntu wabikoza abishaka donc wa muntu bari umugome nyine. No guhemukirwa n'umuntu wabikoza atabizi. Babantu nyine batita ku bintu byamugwiririye. Ariko bikaba ari ibintu bihora bimugwirira kubera kutita ku bintu kubera akisanga mu makosa. Buri gihe akisanga mu makosa. Umuntu watinya hagati aho nowe. Umuntu natinya n'uwabikoze yabyitayeho. Never. Nukuri. Wapi? N'uwabikoze yabyitayeho. Uzi impamvu? Kankubwira impamvu. Uwabikoze atabyitayeho ushaka kubimubwira ejo ntazabyongera. Ejo atabyongera yakora ibindi. Ariko wabikoze yabyitayeho wowe noneho azavunira mu mavi. Oya reka nkwereke uzi impamvu? Ngiye impamvu nabyumva gutya. Ariko nyumva? Impamvu nabyumva gutya nukubera ko umuntu kenshi uguhemukira donc nyine ukaba ubizi ko umuntu ari umugome. Uba ufite n'uburyo ushaka kumwirinda. Ubizi ko ari umugome. Kwa kuba ubizi ko ari umugome. Umuntu wese. Ariko noneho wa muntu utita ku bintu. Umuntu wese character yari yose umuntu wese wamenye faiblesse yiwe biroroshye kuba wamenye. Uzi impamvu wa wundi umwana mwiza wa wundi umwana mwiza utita ku bintu kumwirinda bigoye se. Rimwe na rimwe ubona ameze nk'ugiye gukorera ikintu cyiza
ariko bikarangira ebana ariko gukorera icyiza amajabu uba umuzi, utazi. icyiza uba umuzi. Ntabwo ushaka kumenya ku buryo ndetse reka nkwereke sibyo. Tuvuga wenda nguhaye wenda ushaka kujya ahantu ukeneye déplacement sibyo. Urabizi wenda ko mfite déplacement wenda muri ako kanya wowe ntayo ufite. Yego. Sibyo? Yego. Nkakubwira nti uraza kujya mu kazi yego urajyayo sangapi ukambwira isaha ahubwira okay nta kibazo ewana sambiri nkakwemera déplacement ngo ndaza kukureba kubera ko ngiye ko umutima mwiza ngira byananiye kuguhakanira ko utari buyiguhe noneho ukaza gusanga at the end ibyo bintu birananiye kubikora noneho ndaza kugushyira muri risque zo gukererwa mu kazi ndaza kugushyira muri wenda nshake kuza gukemura ibibazo ndi guteza ibindi nze mvuga nti tugenda hariya we ntugire ikibazo urashobora kugenda ngiye kugoreka ku muhanda ngiye kugusabira lift either wenda ntujya usaba lift mahama yawe cyangwa se ndakubera impamvu runaka ntujya usaba lift bituma kwicira nyine ibintu byinshi bituma yangiza ibintu byinshi ariko icyiza kiwe kirimo nyine mu mutima nta bugome buba burimo erega mutima rase mu mutima turakenera ata none se ntumbajije umbajije ugendeye nk'umuntu warebye mu mutima we sibyo mu mutima we zo hareba gute nyine ikibazo umbajije kuko umbwiye ko umwe ari umuntu ukora ikintu yakitayeho ukaba ubizi ko uwo muntu ari umumesha ubizi neza ko ari umuntu w'umugome iyo yakoze ikintu aba yagiteguye aba yakigambiriye ariko wowe wundi wemeza ko ari umuntu biba byagwiririye sibyo ubwo twagerageje kumera nk'abo bantu tuzi imitima yabo wa muntu bigwiririra kenshi ugasanga ari ibintu bimugwiririra kenshi umenya uko umutwara ukamenya uko umwirinda ukamenya ko icyizere cyawe kuri we aho kigomba kugarukira uzi ko uwo muntu kenshi hari n'igihe aguhemukira atazi ko ari kuguhemukira noneho apana no kuvuga ngo wenda nawe wirinda gukora ikintu wazi ko ari cyiza ariko mu by'ukuri arimo aragushira muri risque byatari none ubwo uwo muntu ntago byaba ari ukugira ubwo nta n'ubwenge yaba afite barahara abantu nzi bameze gutyo none uwo muntu ushatse kumbwira ko ababikora atabizi hari igihe batabizi ntabwo bibaho hari igihe batabizi ni ukuri ku buryo akora ikintu ari kuguhemukira we atazi ko ari kuguhemukira noneho abo bantu uzi n'ukuntu bameze abo bantu iyo mubanye byaba mu rugo cyangwa muri sosiyete runaka kenshi ni wowe babona nk'umuntu mubi ariko mu by'ukuri ucukumbuye neza ari we mubi we abantu kenshi niwe babona nk'umuntu mubi kubera wenda bitewe hari ibyo byakunaniye kubyihanganira ariko abantu bateye gutyo akenshi ngendeye nyine kuri sije ubwo ngerageje kureba mu bantu tuziranye akenshi uba usanga ari n'abantu bakunda kublaga bari sociable bifite impano ibyo bikora nyine muri kwenjoyinga mubona muri kwishima nta kibazo cyangwa muri no mu bantu cyangwa se akaba yakugira gutya muri guseka wakumva ko nta kibazo akaba aragututse nk'ikintu kiraho kiri bizarre wowe wumva ko nyine muri guseka muri kandi aragukemesheje wenda ahantu uri abantu muri kumwe wenda bafite ukuntu bagufata bafite ariko iyo ni discipline agukoresheje amajabu gusa n'uburere ni discipline nkeya yego buriya se njyewe mbona kenshi ari ukwivukira kuko ibyo bintu sinzi ko umuntu yabyiga ngo uzi ko hari igihe ukuntu tubaho cyangwa se aho twavukiye n'uburyo twakuze iyi moto iravuga nk'inuze nk'ivubi naringize ngo ivubi ninciye ugutwi neza neza biriya moto niko bihinda ziriya moto ndazikunda ariko zikiza bigeze hari umuntu yigeze kumbeshya ngo nawe kijya gifata feri iyo cyafatiye iyo yafashe ku nyine iyo yongereye vitesse ngo nta frein ngo biramugora bisaba ngo genda afatamo gake yigabanya kugira ngo umuvuduko awugabanye bituma mbitinya ariko narabajije bambwira ko atari byo oya bambwira ko ayo makuru ari ibihuha ari ibihuha urumva icyo hariya twari turi kuvuga iki igihe mu mavubi ya moto turabyibagiwe moto araturogoye dusaba imbabazi pe icyo twari turi kuvuga nyine kuri uwo muntu ugira impuhwe cyangwa wa muntu ugisa nk'ugira umutima mwiza
ariko ukaba umutima wenda mwiza wowe ukabije ku buryo ushobora gusanga noneho akora ibintu byinshi bishobora kubangamira sosiyete cyangwa abantu bamusurroundinze nyine. nari ndi kukubwira akenshi ibyo bintu hari igihe nanone umuntu abiterwa n'ukuntu yakuze, n'ahantu yakuriye, uburyo nyine uburyo bari babayeho, ukuntu byari bimeze mu burere yahawe, ko bihagaze ariko ugasanga biramukurikiranye. nanone se ko hari igihe usanga nk'iyo mico ari wenyine ifitemo abana bose bavukana, ubwo uwo nguwo niko aba ameze, niko aba ateye. hari igihe umuntu yivukira, ariko by the way ntago n'ubundi byose twabyita bibi, nta nubwo umuntu umeze gutyo ntabwo ibyo aba afite ari ibibi, gusa hari abantu bagira umutima mwiza nanone, ariko akaba afite umutima mwiza, gutungura akaba yagukora ikintu kiri bizarre. uwo ngo niwe mubi cyane kuruta wa wundi w'umumesha uvuga ati sha n'ubundi wowe nta kintu wamarira. ikintu numvise mpamvu ashobora kugusebya, yagukemesha cyangwa amana akagukorera ibintu bibi, kandi baba bazi kuvuga, azi gutanga amakuru, azi gutanga amakuru, azi kuvuga, noneho mwaburanye ntiwanamutsinda. noneho kenshi nk'uwo muntu uba usanga ari n'umuntu uzi no kuvuga kenshi mu bantu, azi kuba yavugira abantu, ariko ntabura akantu nagamo kavuga ati turashize noneho. gusa ngutanze umugisha, urabunanze cyangwa buriya twese turanganyije nawe gutanze ubwo turanganyije ko tugiye rimwe turahunganyije. anyways, none se ubwo tukiri reka nkubaze akantu tukiri ku bantu bagira umutima mwiza cyangwa se n'abamesha, ariko hari abantu mba nzimo bamesha ku buryo mba nzi neza ko uwo muntu turaziranye, ubikora yabyitondeye we noneho aguha furu, aguha ibyuzuye, aguha ubugome nyine bwuzuye bwa bundi, apana bwa uriya wenda ashobora gukorera akantu nk'ako kari bizarre, ako kana kadateguye, ariko umuntu wabiteguye we noneho azarimbura. noneho reka nkubaze, oya, ariko uwo nguwo byibura umenya nuko umwirinda, wa wundi umenya uko umwirinda, umenya kirimo cyako ati niba aciye hano ngenda cariye ndamugendera kure. tukiri aho ngaho ndaje ikintu nashaka kubaza, ubundi nabitangira ikintu nshaka kubaza, hari udusitari twajyaga tubaho kera tukiri abana nyine buri wese nyine agira childhood ye nyine itandukanye, ariko haberamo ibintu byinshi bisekeje. abenshi nka karitsiye muba mutuyemo muba mwisa karagita zanyu, n'indi karitsiye abandi bakuriye nabo bafite ukuntu, ariko hakaba hari na karitsiye ziba zifite udukoryo zihuse. kera rero tukiri abana hari ibintu abana bajyaga bakora kera, umuntu akaba yabyita ku buryo n'umwana ashobora gukora nk'icyo kintu umubyeyi we akamukubita cyangwa akamuhana byatari, ariko ubu ngubu icyo kintu iyo ukirebye nk'aho uba warakoze nk'icyo kintu uba warakoze ukabona ko warakoreye umugisha, wari warakoreye umugisha. cyangwa nk'urugero twese tuba twarakuriye mu mafamiye agiye atandukanye, tugenda turushana ubushobozi, hari ababa bafite ubushobozi burenze, hari abari baringaniye, hari abakene, hari n'abandi noneho mwabaga mwigana ukaba ubizi neza ko uwo mwana ari butahe bro narye. bibaho cyane. Sinzi niba bijya biba ku bantu benshi, byarabaye ku bantu benshi, ariko nyine nanjye ibyo bintu mba mbizi. Ugasanga wowe nyine nta kibazo ko ufite mugenzi wawe kandi ari inshuti yawe cyane cyane bigeze bikubaho cyane, like uburyo ugira inshuti yawe mani ukava ku ishuri mwese kwa kundi mwajya ku ishuri mukagaruka ugataha atari burye n'ukuntu inzara yo ku ishuri, aho ku ishuri haba ibiki uyu umuntu yicaye mu ishuri, ku ishuri haba ibiki mwana, hatera inzara, ku ishuri hatera inzara. None uri gutekereza ko ugiye kujyayo uzi ko wicara, none uri bwige nk'ibintu by'imibare. Hano tuhicaye tumaze amasaha angahe hano? Sagira nko muri 3 tumaze nk'amasaha ariko amasaha 3 muri class wumva ari imyaka 3 ni ibindi noneho wibaze we waje wariye, wibaze wa mwana waje watashye nakuwe nta nubwo yirwa ataha nk'amazi yonyine ari gutaha utazi ko nta cyizere cyo ko ari burye. Rero hari ibintu abana bajyaga bakora bigiraga umutima mwiza tu. Uwo muntu mani niyo akuze usanga hari ibintu byinshi byiza akora
nyine usanga ari udukaragiteri twagiye tumukurikirana ugasanga nk'umwana nyine tuvuge wenda twebwe iwacu wenda ndabizi ko wenda hari sitoke mu rugo hari utuntu nk'utwo ngutwo ariko wenda bizi ko uri butahe ntugire ikintu ubona ukagaruka ku ishuri ukaza kandi ukiga ukanaba n'uwa mbere ngewe noneho nkagira gutya nkavuga ni reka mfate mu rugo wenda amavuta cyangwa se iki nyine nkagenda nkiba muri sitoke ukiba utababwiye nyine ngo ngo utabasobanurire ko hari umwana kugira ngo wenda bamufashe wowe ukabikora mu ibanga ryawe kuko hari igihe utekereza wowe wenda mama ntari bubyemere ese mama nimubwira wenda ko hari umwana nshyiriye wenda nawe hari igihe ababyeyi babaga nabo kubibona byabagoye noneho ugahitamo kugira gute ukamwibira ukagenda guteka nawe kugira ngo umwana ubwo abakoze icyaha wamublaminga bo kumana gusa kumana ni icyaha ako ngende kumva atari icyaha oya ahubwo ubukoreye umugisha ndikumva atari icyaha nanjye ndumva atari icyaha nose ko wabufashije kuko wowe nta bushobozi ufite sibyo wowe nta bushobozi ufite ariko ufite ahantu wakura ibyo bintu nubwo ugiye kubibakura nta burenganzira ubifitiye ariko ubwo uba wiswe umujura ubaye umujura ubaye n'umufasha n'umuntu ugiye gufasha ugize umugisha none reka tuvuge gutya tuvuge wenda umugabo n'umugore reka tuvuge umugabo n'umugore reka tubikure mu bana kwanza umugabo n'umugore cyangwa se abantu b'inshuti ariko bakuze abantu bakuze ku buryo ushobora kubona mugenzi wawe afite ikibazo gikomeye cyane kandi uzi neza ko ashobora kutabasha no kukikuramo ukavuga ati ngiye hari ahantu nzi nshobora gushimuta ikintu runaka tuvuge wenda nkanjye mu rugo rwanjye sibyo nkabona wenda ni nako umugabo wanjye amafaranga ntari buyambe gusa icyaha kiba ari icyaha oya hari ahantu Imana izagishiramo imiyaga icyaha wagihinduramo icyiza kandi ari icyaha waba bagiye kukwirukana mu nzu kandi ndi inshuti yawe kandi mu by'ukuri wenda umugabo wanjye afite amafaranga ariko umugabo wanjye ntabwo ndi bumubwire ngo amafaranga ngo njye kwishyurira ngo Darlene ngo inzu ukumva ntabwo ari bubyemere pe wenda bitewe n'uko unamuzi cyangwa se bitewe wenda n'uko ugahitamo kugenda ukayiba ukagenda rwose ukayaterura hahandi ntabwo uri umujura ese umuntu ibyo umugabo aba ari umujura uri umujura ntabwo bibaho ariko uba uri umujura ugize neza aba ashonje nawe ubwe akeneye oya yumva yifasha ariko noneho ntabwo ugiye kwifasha nta nubwo ari ukwikunda ugiye gufasha mugenzi wawe uri umujura mana ukoreye umugisha wa kandi ugasanga Darlene yari yasenze mu gitondo avuga ati mana ndakunyuze uziko n'abajura se uziko njya numva ngo n'abajura iyo bagiye kwiba bavuga mana umfashe ntibamfate ese undi ubwo kwiba umugabo wawe wibyera umugabo wawe uba wibye kuko ntabyo uba wamumenyesheje ese umugabo we ngo mubyeme mwese nese ukora ikintu wemeje ku giti cyawe kutemeranya kwanyu mwembi uba wibye mu mitungo yawe nawe ntabwo uba wibye ahubwo uba ugabanyije mu mitungo yanyu ukagabanyamo gake sibyo nta makosa se gute biba bibaye kwiba kubera ko yabikoze ahisha hari ibintu uba ubona umugabo wawe atari bubyemere bro cyangwa tuvuga wenda umugore cyangwa wenda ufite amafaranga muri mwebwe sibyo wenda cyangwa muranayafite nayanyu mwese muyabika hamwe ugiye gukora muri stock y'amafaranga yanyu uragiye urayatanze ariko ukoze ibintu utamenyesheje umuntu mu bantu uribye ntabwo uba wibye kuko wabikoze mu ibanga nese reka nkubaze Darlene ubu ikintu cyose ngiye gukora mbwira umugabo wanjye ikintu cyose ugiye gukora ubwira umugabo wawe biterwa n'ibyo ari byo ariko hari ibiba bisaba yuko umubwira hari ibiba bisaba ariko hari n'ibyo ushobora gukora utamubwira ariko nko kuri iyo ngingo byo wagombaga kumubwira ariko niba utamubwiye reka nkubaze ufashe amafaranga sibyo wenda urafite wenda umugabo wawe tuvuge ku kwezi akugenera wenda cyangwa se aravuga ati mu cyumba tuba dufite wenda 300,000 yo kwifashisha mu tuntu twa hato na hato sibyo
musaza wawe mutoya cyangwa se murumuna wawe agize ikibazo yego akeneye kumuha amafaranga kandi uri kubona wenda tuzibwira umugabo buri munsi ngo mereza uri bunabiceceke nta nubwo ushaka kubimubwira urumva ushaka kubimenya kwanza ushaka abimenya ndetse anabikubajije wakwihakana ukavuga ati ntabwo ari jewe wabikoze urumva se utari umujura ngaho ese ko numva ndi igisambo cyane ahubwo udashaka kandi umujura nugucungira hafi telefone yangire ataza kugira usonzari ukaba wakwifasha nukuri none ngiye iyo bigeze kuri nuze case yo kuba wenda najya gufasha umuntu kuko mbanzi ko icyo gitekerezo ngiye wakigize ntago mba nakijyanye n'umugabo wanjye sibyo ntago mba nakijyanye n'umugabo icyo gitekerezo nyine kiba ari icyanjye nawe ashobora kugira icye ariko bidahuye numva ari nta mpamvu yo kugira ngo ujye kumenya kandi nanakubaza uraza kumubwira ngo ntabwo ari wowe erega abantu babana momo yahuje yose buriya na yandi afite kuri momo yahuje yego nose umugabo niba yarakwizeye akakubwira password ye akakubwira pin ye ya momo none ugiye kumubera umujura kuko yakwizeye yakwizeye kugira ngo ajye nukenera ikintu nuze kumubwira buri kanya nabikubaza se unitakane umubwire ngo ntabwo ahubwo hari n'umugabo udashaka kubikubaza akabibona ko wabikoze keretse ugize ariko amahirwe akakwihorera ntabwo biba ari icyaha keretse ugize amahirwe ariko mu mutima aba ari icyaha kuko uba wagize uzi ko icyaha ukigitekereza kiba cyarangije kuba icyaha ni ukuvuga ngo biba icyaha kubera ko yabikubajije ukibitekera oya ni icyaha ukibitekereza amahirwe ufite nuko wenda atabimenye ariko n'ubundi ni icyaha umva nshuti zanjye umujura n'uwafashwe ugize imana ntabikubaze nta cyaha kirimo nuko gusa ku rundi ubufashe mu byawe noneho ahubwo ubukorera ubufashije umuntu ubufashije umuntu nose umuhemukira ariko se reka nkubaze nanjye sibyo ntabwo ibintu byose abaye ari umuntu ugize impanuka hariya sibyo ni emergency ugize impanuka ari ibintu byihutirwa bakamubwira ngo ntabwo turi bukuvure udafite amafaranga ugomba kuba ufite amafaranga kugira ngo tukuvure wamureka agapfa cyangwa ayo mafaranga niba hari aho ubona ushaka kuyiba wayiba ukamureka bakabanza agatabara ubuzima urabizi ko wenda umugabo wagoranye kumva sometimes bisaba kwanza rero umugabo wese abagabo benshi abakeneye ibisobanuro nako abantu benshi n'abagore turabikunda ibisobanuro by'ikintu ugiye gukora kugira ngo kubera ko abagore tuzwiho nko gusesagura niko nabyita nko koroha mu mutima ku buryo akantu kose wumva noneho umugabo ameze nk'ushaka nko gukaruma iyo ntuze iba muri wowe kugira ngo ubashe anyway abagore tugira character nziza ntabwo dukunda gusobanuza cyane umugabo yakoze ikintu akenshi 100% usanga umufitiye icyizere cy'uko ibintu yakoze byari ngombwa ariko twebwe abagabo ahita avuga ati buriya yabonye umuntu uri kurira wasanga umuntu yanamubeshye araje amafaranga yose arasaho yagiye kuyata la majorité ariko abadamu iyi majorite abadamu bagira impuhwe cyane ku buryo usanga hari igihe nk'umugabo ibyo bintu kenshi ukora hari igihe ajyana amarangamutima yawe cyangwa se n'uburangare cyangwa ni nko kutita ku bintu uri kumva ku buryo ushobora kugenda gutya ukabona nk'umuntu wenda afite ikibazo mu muhanda ni urugero sibyo kandi hari n'abatekamutwe baje urumva umuntu ukabona yarembye kandi ari muzima kwe kuna amarangamutima adutwara cyane ukahita ubona ufashe amafaranga mu modoka ugahita umuhereza genda wibereho umugabo akakureba bro niko duteye uruhande rumwe ndabumva noneho aribyo ndi kukubwira ufashe amafaranga ugiye gufasha umuntu kandi urabona wenda ibyo bintu uri bubisobanurire umugabo wawe oya kubera ko wenda ushobora kubona atari bubyumve bishobora kuza kubatera intonganya ugasanga bibateye kugira ikintu cy'ikibazo umwe ararakaye intambara ziravutse ugahitamo kuvuga ngo kugira ngo havuke intambara dushwane reka mbikore mu ibanga ryanjye kandi wenda nshobora no kubimubaza cyangwa ukavuga ati wenda nshobora no kubimubwira kubimusaba ntabyemere
kandi n'undi ugasanga ansigaranya ku kantu undi ntidusigaye mu kandi mwuka kugira ngo mwiza Vane utekereze iyo strategy ni uko uba uzi neza ko ari ibintu bikunda kubaho ukaba wamuhanye igitekerezo ukabona ko bishobora kubateranya bateka reka mbyiyore kugira ngo hari n'igihe bibaho ko ushobora kuba tuvuge ejo wamwatse amafaranga wenda uramubwira ati mereza 200,000 njye kuri shopping sibyo ariko wabikoze utazi neza ko ejo wenda hazaba ikibazo gituma ukenera andi mafaranga sibyo yayaguhaye noneho ejo ukahita ubona ikindi kintu kiri emergency ukibaza n'impamvu yatumye ujya gushopinga mbisubizeyo ukumva biraguca bijya bimbaho mbisubize kandi kongera gusubirayo ngo ugiye kongera kuvuga ngo nawe ukumva biguteye isoni pe ukamase ndamubwira koko ubu ndagenda mubwire cyangwa wenda mfate andi mafaranga cyangwa ejo nagiye gushopinga ariko bisoundinga nabo ukuntu ese ubundi reka nkubwire ubundi ubu ngubu wowe ugize ikibazo ukakimbwira nk'inshuti yawe sibyo uba wifuza ko umugabo wanjye abimenya ngize ikibazo ngewe nkaza nkakubwira ikibazo ukimbwiye nk'inshuti yawe apana nk'umuryango w'inshuti yawe oya ntabwo mba nifuza ko umugabo wabimenya ubu ari ngewe ubibwiye noneho hari igihe ubimbwira njye nta bushobozi mfite kandi numva ko iki kintu kindemereye hari ubushobozi mu rugo kandi hari ubushobozi nzi bubitse ahantu quelque part nzi bubitse ahantu quelque part none se wabigenza gute sha nabyihorera aho kujya witeranye n'umugabo ojya ngewe uzi ukuntu nabigenza ngewe numva wabireka uzisereka nkwereke ngewe numva nagenda nkayafata nkagenda nkaza nkaguha ugakemura ikibazo cyawe ubundi cyawe n'umugabo ugasigara udiringana ngasigara ndiringana cyane uyu nguyu turaziranye ndamwimenyera ukuntu ndi bubigenze erega n'umuntu mubana mwana umuntu inshuti yawe muwamuziranye cyane ku buryo uza ahantu ubwo se ubikoze uzi ikintu uba ukeye aho ngaho bigeraho umugabo agatakaza icyizere akabona ko uri umuntu utari responsable udafata imyanzuro udahagaze nyine mu kintu ngo ugihagazemo akabona ko uri umuntu ujenjetse rimwe na rimwe ntakugirira icyizere rimwe na rimwe niba hari n'ikintu ashaka ko mwigaho ugasanga akizeho wenyine kubera izo ntege nke ari kukubonamo urumva ikibazo utafata umwanzuro intambara noneho ikabira nese ubu wari kumuntu agapfa umureba sha wamubwira wenda ukamwigisha byakwanga nyine ukigisha umugabo wawe byakwanga ubwo yakwanga kubyumva ubwo nyine nta kundi bro umuntu yaguhaye amafaranga mu gitondo ku mugoroba uragiye usanze inshuti yawe hariya wenda ifite umwana inzara yamwisha arenda gupfa napfuma mbaza n'iwanjye bakaza tugasangira cyangwa se ngafata ibyo nari kurya jewe numva ko bitari buteze ikibazo ariko ari ikintu cya kindi bidashoboka namuganiza byakwanga nyine ubwo nta kundi ubwo haba hasigaye ari ah'Imana amvasha banze imitima yarahindutse abantu barahindutse n'ukuri kw'Imana hari ibintu anyway guys zirate wabigenza gute wakwemera ugakora icyaha cyo kwiba ariko ugafasha umuntu byibura umuntu erega umuntu hari gishobora kumukora akantu erega ubuhemuki ukuvuga ngo ubu hari ubuhemukiye ugasanga mane hari n'igihe azanakwitura hari ubuhemukiye kandi noneho ikintu kirenze ubu wose ureba ukoze ako kantu ko gufata amafaranga wenda umugabo wawe murashwanye baramubona bishwaniyemo bikomeye cyane ariko ufashije wa muntu kubera ukuntu wenda yarikonesheje akantu gato wamukoreye ejo bundi aragiye waye umukire billionaire usanze wenda umugabo wawe nawe hari ikindi kibazo wenda yaragiye kukubwira ako kanya ugasanga ntabwo abayakikubwiye agiye wenda gushakisha nawe aguze amadeni utabizi urumva nuvuga ngo uhemukiye umuntu ukijije undi ariko hari n'undi uhemukiye yego utekereza ibiki utekereza ninde ubona atari bubyemere mu gihe wabonye wenda ubufasha bukenewe ari uwo hanze atari we ubona atabyemera ubona atari bubyemere umugabo wawe wabyihorera umuntu agapfa umureba ase umuntu abaho kubera undi reka nkubwire hari igihe reka nkwereke nta muntu utagira crise sibyo nawe ubaho ngiye hari nk'umuntu mba nzi
ari nk'umuntu mba nzi nkavuga ngewe byanga bikunda bigeze hahandi byanze uyu muntu ndabizi ko yakora igishoboka cyose akanyemurira ikibazo njyana inshuti yanjye ifite imeze gutyo uri kumva aba ati wenda arampa ibyo kurya uri kumva none njye ntabwo mba nifuza ko umuntu wakugira icyo cyizere urundi ruhande ndikumva none reka nkubwire rero wa mugabo cyangwa se inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe wa muntu mubana wibye amafaranga akisaza wa muntu aragiye yibereye umukire kuko hari abantu bazi kurekonesa Imana araje gukora ikintu kirenze yo wa wundi aza kugufasha guserebura ukuntu yagututse akaza ngo musangire uwo mugisha wakoreye mukamusangira sha nakamwimye ariko sinamwima ntabwo namwima ntabwo namwima ariko sinabura kubitekereza ko icyo kintu njya kugikora yari yambujije cyangwa se twabishwaniye cyangwa byabaye bibi ntabwo nabura kubitekereza ubwo ni ugukiza wiba mbese ni ukwiba ukiza ushobora gukora icyaha kugira ngo wenda ukore umugisha runaka gusa icyo nzi kiba ari icyaha ntabwo cyakwitwa icyiza ngenda ndaza kubaza ni icyaha burasi imana ngiye mbona imana yashyiramo imiyaga aho ngaho ega imana si umuntu mwana none se imana ntabwo ireba nkatwe none se kuki imana itamucira inzira ko ifite inzira nyinshi hari igihe yaba ari wowe nzira yaciye yo kwiba y'icyaha imana igahitamo noneho gukora ko icyaha kibaho kandi ikakwemera ko ibyo bintu bibaho kubikora imana yanga icyaha ariko ishobora kuba yaba yabuze uburyo bwiza yakemuramo icyo kibazo ari ntabwo none se ubu abantu bose bafite ibibazo wabibakemurira hari abantu rero ukabona nta kintu hari icyo wakora ariko ukabona nta bushobozi ufite ntabwo ari abantu bose erega natwe nawe uri umuntu mukuru kamemura rero ntabwo umuntu yakubwira ati rero wenda Vanessa mfite wenda ikibazo wenda cyo kwishyura wenda inzu wenda ba mu nzu ya magana inani bagiye kumusohora wenda afite 400 yo kwishyura inzu nambwira nti ayo ngayo nanjye bro sinyishyura inzu gerageza ujye mu nzu ya makeya ubashije kwishyura hari ibintu nyine na kameme nanone ushira mu gaciro ukabona nyine ubaye ugifite wafasha umuntu ariko ntabwo ari ikintu cyatuma ufata risk bagiye kumujyana kwa muganga nta mafaranga mfite sha nayiba byo none ibi nawe bigeze ku bana itaba sensitive nukuri hari man kandi ukabona akana kararembye ukavuga ati use wabigenza gute ngiye none nta nubwo nabitekerezaho kabiri na banki najya kuyiba gusa nayiba ariko naba niswe umujura oya aho ngaho imana naho nabikwepera niba hari n'ingingo imana igomba kumpana itagendeye kuko icyana aba narangije kugikora wenda aho ngaho reka tubyite icyaha ariko nko ku mugabo wawe ku muntu tubana umugabo wawe ko niwe musharinga ibintu byose ko umubyeyi wawe we uba uri kwiba imitungo ye ko si bari ibyawe sibyo ahubwo umugabo wawe mwe muba mufatanyije muba mwarasangiye buri kimwe cyose sibyo kuba wagenda ugafata ayo mafaranga ugize amahirwe none wabona kwihorera ntanabikubaze kuko hari abagabo bameze gutyo akavuga ati wenda ashobora kuba afite impamvu ko si umwana waza gufata amafaranga ngo agire urumva aho si ubwo byakwita icyanaho ntabwo aho ngaho oya mu mutima rega niho bitangirira oya nimba wabikoze wumva nabikoze nzi ko ngiye gufasha umuntu ntabwo nabikoze mvuga ngo ngiye kwiba ko niba umutima wawe wabikoze wumva utagiye guhisha umugabo ntabwo ari icyaha ariko niba umutima wawe wabikoze ugiye wumva yuko ugiye kumuhisha oya ngiye nabikoze nzi ko ngiye kumuhisha avuga ati ariko nambaza niba nk'uko ambaza ni icyaha ariko niwafashwe ko abajura bose ari igihe siko bose bafatwa navuga ati ngiye kunabigenza navuga ati ngiye kuyafata nabimbaza wenda kubw'amahirwe ntari bubimbaze ariko n'ubundi ababizi ntabwo yabura kubimenya ubwo uri umujura wagize amahirwe ntufatwe ningira amahirwe ntabimbaze ariko nanabimbaza ndabimusobanurira dushwane ariko nabikoze oya aho ngaho ntabwo ukoze icyaha ntabwo waba ukoze icyaha uravuga ati dushwane oya wabivuze ntabwo aba ari icyaha
kandi no kuvuga ngo batanabikubaje ntabwo byaba ari icyaha babikubajije ukabyemera Mm. kuko ubusanzwe ufite ubwo burenganzira bwo gukora mutarinze gutanga ibisobanuro exactly nibyo ndi kukubwira aho ntabwo ari icyaha murakoze rero murakoze mwe mubyumva gute oya abantu batubwire niba icyo kwiba kintu ukiza ni icyaha si icyaha akusha twabivuze mu wavuze kwiba biba ari icyaha kwiha ikintu wenda udafitiye oya hari n'igihe ushobora kwiba nuko wabizanye mu rugo hari igihe ushobora gusanga noneho bitari mu rugo ari umuntu wundi ku ruhande ubona ufite ubwo bushobozi bikaba ngombwa ko ari we wiba cyane njye n'umuturanyi ubwo mbonye ubuse wamwiba umwana arembye umuturanyi nzi ahantu abika amafaranga nagenda nkayafata nkazihana nyuma ukazihana nyuma nyuma twazahurira kanani nuko ikiganiro kirangiye wapfuye urashaka wiki cawo ca umva ndagira ngo mbibutse umuntu utarakora subscribe please do subscribe please turabinginze turabakunda cyane imana ibaduhe ntubyibagire